Alleluia. Tugiye kwiga amagambo akomeye avuga ati kuyoborwa n'ijambo ry'Imana arakomeye. Kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, iyo uyobowe n'ijambo ry'Imana akurinda ubuyobe, akurinda Alleluia. Iyo usomye mu Matayo 24 agaruka ku buyobe bwinshi cyane, bwinshi. Haravuga ati abera bose mwirinde atagira ubayobya. Mwirinde mukurikize iby'amategeko, mwumve gusenga kwanjye, mwakire Yesu n'umwami n'umukiza, mukizwe mube. Aha ku isi biragoye kuko kwizera kwavuyeho, umuntu asigaye afata igihe cye akajya kuraguza, akajya mu bindi bintu, kujya mu bindi bintu bibi by'amadayimoni. Biragoye kandi uwo muntu aba yifuza ko yabona amafaranga akajya kumva gutanga ku muhanuzi, akamuhanuriza iby'ejo azaba. Nta gatima afite ko ejo hakiri ibyiringiro, hakiri amahirwe. Nawe aba yumva bamuhanurira iby'ejo hazaza hiwe. Ntabwo ajya agirira icyizere Imana, ntabwo, kuko umukiranutsi wemeye Yesu Kristo ntabwo ajya mu myuka mibi, arizera wiwe mu bwiwe, agakurikiza ibyo ijambo ry'Imana rimubwira. Niba ashaka kumenya imigambi y'Imana akajya gushaka umuhanuzi, biragoye. Kuba wowe wicaye uri kureba ino video udatega amatwi ijambo ry'Imana biragoye kandi birababaje. Bibiliya itubwira yuko ngo ufite ugutwi yumve iby'amatorero. Amen. Kugera kure buriya ntabwo ari ko gupfa. Niba umeze nabi uno munsi, ejo niwiga kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, hari igihe uzabyuka watinze ikubwire ngo ntutinye, ngo ndi kumwe nawe. Nubyuka wihebye, hari igihe izakubwira ati ngo ntukihebe ko ndi Imana yawe. Bene data nshuti b'Imana, dukomeje kwigana ijambo ry'Imana. Hari igihe uzabyuka watinye Satani akubwire ngo mumurwanye nawe azaguhunga. Amen. Hari igihe mumurwanye mukoresheje imbaraga y'Imana, ijambo ry'Imana. Amen. Iyo dusenze tugategera ugutwi ijambo ry'Imana, twumva icyo Uwiteka ashatse kuvuga, ijambo ry'Imana rigira icyo rihindura mu buzima. Rigira ibintu byinshi byamagana mu buzima bwacu. Ibikugose byose ntabwo byongera kugugota, ibikubabaza. Nitwemera Yesu tukayoboka Imana, tuzagira imigisha Imana idufiteho. Iyo migisha izayiduha. Yosuwa igice cya mbere aravuga ati ntushyire amagambo aya ngutegetse mu bikorwa, bizatuma ugera ku ntego wifuza, bizatuma icyo ushaka ukigeraho kubera wizeye ijambo ry'Imana. Amen. Yosuwa yabanye na Mose. Muribuka ko muri Bibiliya muribuka ibitangaza yagiye Imana ikorera na Mose, igenda babana na Mose. Ibyo byose turabizi pe. Mu icyigisho cyashize narabyigishije, nabyo murabizi. Yesu aratubwira ko nitwitondera amategeko ari mu gitabo, tuzabona iyo migisha yose, tukazarya no ku mutsima w'ubugingo. Amen. Nshuti bene data, wari uzi impamvu tutagera ku ntego y'ibyo dukora, cyangwa y'ibyo twibwira, cyangwa ibyo twashatse guhera kera tukabibura? Ni ukubera tutajya twizera ijambo ry'Imana.
umuntu kambaho ubuhamya, hari umuntu njye twari duturanye yarazaga uko aje yari afite amafaranga menshi cyane, ariko mu mafaranga yari ashaka kuyarutisha Imana, kandi Imana niyo yamukuye ahabi, abonye amafaranga yirengagiza ko ari Imana yamuhaye. Nawe hari igihe waba ufite amafaranga wumva uyoboye kandi ariko ayo mafaranga ntacyo yamumariye, kuko umukiranutsi wemeye Yesu aba afite ijambo, agendana n'ijambo. N'iyo umutunzi n'umukene bahuriye hamwe, igihe usenga ugomba kumva ko urimo uravugana n'iyera, ugomba kumenya ko urimo uravugana n'Imana. Imana ntago ari n'umupolisi cyangwa umusirikare agucunga ngo ugiye aha ngo ukoze ibi ngibi, ahubwo yaduhamagaye kugira urukundo no kuyizera no kuyitambira no kuyikorera. Hari ikintu kijya kimbabaza, hari igihe ujya mu rusengero ugasa naho wagiye gusenga ariko utasenze. Hari abakirisitu bajya gusenga ukabona ko bagiye mu rusengero bicaye bafite Bibiliya imbere yabo ariko batari gusenga. Hari ijambo rivuga ati gushaka Uwiteka bihora mu magambo, ntabwo tujya tumenya igihe, ntabwo tubishyira mu bikorwa ngo dushake Uwiteka, ni uguhora turi aho. Yari Pasiteri Pacifique, mwigana ijambo ry'Imana kuri YouTube channel ni Murambi TV, mwakomeza kubana nanjye tugakomeza kwigana ijambo ry'Imana. Mushaka ko dufatanya gusenga ku yindi wahamagara kuri 0798965381. Murakoze kandi ndabakunda. Yesu aduhane umugisha, nibyo mbasabye nisabiye. Amen.